imbabazi ibigwi Van Studio kubufatanye na Fair Presentation. Izi filime z'ubwenge zikabageraho season ya mbere episode ya kabiri. Mbibutse twasize umwana w'umukobwa hari umugore bamaze guhura. Umukobwa wari umaze gufatwa ku ngufu, hari umugore bari bamaze guhura. Muri episode ya mbere twabibonye, iyi ni episode ya kabiri. Buri cyumweru mugiye kuja murabona kano gaseri. Agaseri bakise umukobwa wacitse urupfu ngarika kagaruka mfite umutima ukomeye cyane. Ni hano twari tugeze. Bamfashe ku ngufu. Umva umwana w'umukobwa bagufashe ku ngufu. Yego yo ihangane mwana muto. Umukobwa arasa n'uwahamutse. Reka ubwoba turi kumwe na wigira ubwoba turi kumwe nta kintu na kimwe kirongera kukubaho. Ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo? Muri iri shamba harimo abantu babi wa mubyeyi we. None sinanje ugiye kundinya. Ngwino hano humura. Yanga kumwegera. Umwana w'umukobwa arasa n'uwahamutse. Ndagufasha ntugira ikibazo. Ndagusabye mfasha. Niba bishoboka mbereza ubufasha. Bari bameze bate? Abantu bagufashe ku ngufu bari bameze bate? Umva ikibazo cy'umugore sasa. N'abagabo benshi. Ariko namwe wenyine wamfasha. Ariko muri abo bagabo bose wamfashe ku ngufu n'umwe. Mbibutse cya kigabo cyari cyamufashe ku ngufu muri episode ya mbere. Byarangiye giyamagaye bagenzi bacu, birangira bagenzi bacu bakibigiye yuko cyakoze ibintu bibi. Urabona rino shamba ry'abantu bakuri mu ndabazi bose. Iri shamba abantu bakunda kurizamo abenshi ndabazi. Umva amagambo y'umugore. Uranyumva? N'abantu banje ahubwo abo bantu benshi bakunda kuza muno abenshi n'abantu banje turaziranye. Wabonye banyura he? Ahubwo wa mukobwa we abagufashe ku ngufu wabonye banyura he? Umva ikibazo cy'umugore. Wabonye aho barengera? Wabonye ahantu barengera. Umva iki kibazo cy'umugore kandi umukazirikane ari kumubaza icyerekezo abamufashe ku ngufu bashobora kuba banyuzemo. Abantu barimo ndabazi ahubwo tubashake unyereke wagufashe ni. Wowe reka tubashake nurangiza unyereke wagufashe ku ngufu ndaza kuguhereza ubutabera. Kuya abantu batanyica keretse aba ari umuntu wanyinjiriye. Humura abantu bose bari muno ndabazi kereka ari umuntu wanyinjiriye akaza muri iri shamba adasanzwe arizamo. Wumvisha amagambo abantu bahani babi. Kibazo gira ubwoba. Wigira ubwoba turukundo bangize. Umukobwa afite ibikomere kuri kirunarebe. Ufite ubwoba nanjye uri murandinya kugufasha. Ndashaka kugufasha. Nkawe gakobwa nkawe kambaye na gutyo kaza mu shamba. Ubundi gutaka kubwa ngawe kambara gucaka kaza mu shamba. Wumva ndasona ufite. Season ya mbere episode ya kabiri dore shamba. Tuvuye tugarukira sasa ku rundi ruhande. Kurundi ruhande tugarutseho. Kumbe dore wa musore wari wagerageje gutanga ubufasha bikarangira bamukomye nawe yarakangutse. Nawe yarakangutse arabyuka. Amaze kubyuka uyu yaraje gucigiti mu byibukereza muri episode ya mbere. Abona umukobwa ashatse gutabara ibyabaye mwabibonye. Arongera afata urukero rwe aratangira. Bamukomye ikintu ku mutwe n'ubu aracyazungera. Uko agenda sasa mu mashamba hari kiri kumwitegereza. Sinzi ikintu kiri muri aya mashamba nigiwe. Season ya mbere episode kabiri mutuze ni buri cyumweru. Sibyo iri shamba riri hano ryose ni iryanje. Iri shamba uri kubona hano ryose wa mukobwa we ni iryanje. Umva amagambo y'umugore uri hano sasa. N'abantu barimo bose ndabazi. N'abantu barimo bose ndabazi. Abarinzi banje. Kuko abakora muno bose n'abarinzi banje. Bisobanuye ko uyu mugore ni umuntu ukomeye. Ntabwo nkubeshye ndakubeshyera ikizi. Ntabwo nakubesha wa mwana we w'umukobwa. Ufasha. Ndimo ndashaka gufasha. Wanatitiye ambara umupira. Dore wanatitiye ambara umupira. Sibyo. Uranyumva neza. Ndambe ufite. Kumanza bakubabaje. Shaba kubabaje rata. Umugore uri hano disi afite imbuhwe. Ubanza ari umubyeyi mwiza kuri kirunarebe. Dore umwana w'umukobwa ngaratangira kwambara umupira. Fasha. Disi birasa naho huye n'umugira neza. Abamfashe banyuze hariya. Uwabikoze nimbari mu sibyo ko nabantu banje. Nabantu banje reka tugende uranyereka uwabikoze. Nta kintu batwara. Nda kintu na kimwe baradutwara pe.
ndakwereka utuntu nikorera. Ndakwereka utuntu nikorera. Ntungirire nabi ndavuga. Oya. Ndakwinginze ndungirire nabi. Kurikira unarebe. Banyuze hano. Oke ngaho tugenda ubanyirike. Dore umukobwa ngaremera agasubira inyuma. Ngagiye kumwereka abamugiriye nabi. Kurikira unarebe. Bana bato. Aka gafilime kabasigira isomo. Muranzi. Dore ngarakomeza kumuhatiriza bari bawuriye mu shamba bari hari imbere ntugire ikibazo. Ngwino tugende. Ishamba ni rinini. Bari hari imbere. Yo, akana gafite ubwoba. Gafite ubwoba. Dore uburyo kambaye. Bakomeza imbere. Ubwo bari kugenda. Ndi byatinze sasa bano baracashakisha. Aba nibo bari bazanye n'umukobwa. Ariko ndabona umutipe aratwamubaza. Hari umutipe ndi kubona mwareka tukamubaza. Uyu wakomeje gufata amaserifi ariko mana bimbwiye iki mukomeze mushake. Basi. Kumbe sasa bano bakiri gushakisha hari umutipe babonye. Hey bro. Bimeze bite muvandimwe? What's up? Bimeze bite? Are you fine? Umeze neza? Umeze neza naho mwebwe natwe tumeze neza. What you bro? Nikiye kibazo? I'm good. Nanjye meze neza ndimugira ikibazo pe. But hey, there is a missing girl. Ariko dufite ikibazo hari umukobwa umwe muri twe waburi wirengero. There is a missing girl. Hari umukobwa waburi wirengero. Missing girl. Yes. A girl. Umukobwa waburi wirengero? Yes, a girl. Yego. Agashati k'umutuku. Yari yambaye agashati k'umutuku. N'akajipo kagiye kuba nk'umukara. Who is lost? The name? Izina rye bamwita ngo iki? I think her name atari ingenzi utagufasha cyane. Warugeze umuntu. Oya, izina rye ntabwo ari ingenzi cyane nta kintu ryakumarira. Ahubwo dore icyo dushaka kukubaza. Ubona umeze gutyo muri kano gace. Nta muntu uwo tumaze kukubwira wambaye iyo myenda ntabwo wigeze ubona umuntu umeze gutyo muri kano gace. Muranyihanganira. Dore ishamba. Bimbwa nta reba nk'ibi nka birabintu ubuse buriya mukobwa buriya bizagenda gute? Urimbwa reba nga birabintu wakoze ubu uriya mukobwa bizagenda bite? Kumbe sasa yagenge ya cya kigoryi cyafashe ku ngufu bakomeje kugitonganya. Abantu babimenya akamenya ko ari wewe. Babarirwa n'igikoresho cyanjye cyapfuye. Ujye munyumvira ubwenge bw'umuntu ahantu baburi. Umva amagambo. Ibyo uri gutekereza. Tekereza nk'Imana. Wowe uhombeye umuryango nta kintu kimwe uzamarira umuryango. Abe njye ari ikintu nekereza. Nubo abyutse nyine ikigabo kiracaza bari kukibwira ibyo bakibwira. Mu bigaragara ntabwo bagishigikiye. Ugasanga ni mushiki wawe ari we byabaye ibyo. Wumva waba umeze gute? Ariko man ubu muri gushya muri kwarura iki? Urumva nta kibazo urumva ari ibintu byoroheje. Byabaye ko byabaye muragarura iki? Hanyuma nuriya mugabo twabonye dushime ko umukobwa yagiye. Hanyuma uriya mugabo wundi we. Ntabwo uriya mugabo niwe wabyivanzemo. We yajyaga he? Uriya mugabo niwe wabyivanzemo. We yarari kuza gutabara, yarari gutabara tabara iki? Reka bise bibaho yirwanagaho. Kwirwanaho ntago ari ikibazo. Ahubwo uburyo yakoreshejemo nicyo kibazo. Iyo ugenda akagura inda se yazibuze hepfo hose ntizihari. Tekereza ufata imyaka ufite. Ayo mafaranga. Nimba yabonye uburyo ki utinyuka ugafata umuntu ku ngufu ukanamukubita ukamukigira ese nta mukubise waruha yarabonye uburyo ki yaraziritse ariko urabizirisha aba bakiriye hano sasa bari kuganira ako kanya hari abandi bahageze ni ibibazo grafe nawe baraza baricara byagenze ute umva amagambo nirega nta n'isoni gifite gusa nyine murekera aho ngaho dukemura ikibazo murekeraho mureke dukemura ikibazo ibyabaye nagaho nk'umuntu nyine tu ni habaye yirwanaga mu biki nyine kari byo dushaka kumenya byagenze bite habaye man umva ngiye kankubwira rata bro uyatangira kubaganirira sasa uburyo byagenze urabizi iri shamba ni ryacu noneho ngiye nabaye nibereyemo kwa kundi nibereye mu kasi kanje nyine urabizi yo negwi igikoresho kana kiss umva amagambo urumva none nawe musimukandara umva ikigo gisasa uri byo nkora ushatse kuvuga ko wafashe umwana w'abandi kumva semu yambwiye ko aricyo tababwiye se ubu ngubu nige yaba yampaye numva kumushyigikira cyana mutwasa cyana muziritse amaboko n'amaguru
Wicisha yishe n'umuntu Yesu Kristo yishe n'umuntu. Aba babwira inkuru. Basanze yishe umugabo, ashobora kuba n'umugabo w'uwo mugore simbizi. Ariko uriya mugabo we yabyivanze. Icyo ngicyo ntagarega ari ikibazo, ingaruka zabyo. Nise nyine ingaruka zavuye kuki sibyo yakoze. Ariko mwe nabyo ngo ngiye nego ikintu gikoresha mba ngiye mu kazi manje nikumbure na birazi. Uwo mugabo ari wivangije. Uwo mugabo bafashe uwo mugabo bangirije bakaba bamwishe we aherereye he? Wumva amagambo? Twari bwikorere numbi. Ninari bwikorere. Noneho izi byago twagize se. Wa mukobwa yahembutse turamubura tuburahanyuze. Nacyo ni ikindi kibazo. Umva amagambo sasa inshuti zabo zije. Ati niba umukobwa mwamubuze gute mucicaye hano? Duhagurukanye tumva turahavuye turimo mu ishyamba mu gice cyo hirya. Twese tuhava turibukanga tuza hano. Amanira byara. None ngo kikuvuga ngo kikuva ari bazo binaka vango ngo nukwisayide. Icyo wumva bitagufata. Ibyo kwisayide ho nibyo ariko birajye kumena basi. Ikigo ry'icyo gikomeze kuvuga ko cyari kiri kwisayidira. Kingenzi sibere kureba wa muntu. Niba kirangwa ari batanapfuye bwo simbizi mwebwe mwahageze. Numva ntanasubira hari ahantu ngewe. Hanya ntabwo najyayo bro. Use twasanga wa mukobwa agiye kuza polisi. Umva amagambo. Ntabwo tugomba gusubirayo. Ushobora gusanga dusubiyeyo. Uriya mukobwa ashobora kuba yahamagaye polisi. Byatubana ibibazo. Kandi biba bari nko guhunga icyaha. Reka mbabwire. Ariko tujye kumureba. Ntabwo polisi isahira ishyamba. Basi byarangiye bafashe umwanzuro ko bagiye gusubira inyuma bakaja kureba uwo mukobwa ndetse na wa mugabo basize hasi. Photo of her, you can look at her. Dore ifoto y'umukobwa, reba utubwire niba wamubonye. This one. Unfortunately, urebye rero, I'm sorry, I unyihanganire, didn't see this girl. Ndabwo uyu mukobwa nigeze mubonaho. Here. Ndabwo nigeze mubona hano. Didn't see anyone look like this. Yes. Ndabwo wigeze ubona umukobwa usa gutya kweri muri rino shamba. Recently, I have seen many girls passing here. Nabonye abakobwa benshi bari gutambuka banyura hano. But many girls. Ubonye abakobwa bangahe? It blow. Ni benshi. There is a forest which is called a forest of darkness. Ariko ikintu kimwe nakubwira wa mugabo we, uru ruhande uri kubona ruri hirya hari ishyamba bita ngo ishyamba ry'umwijima. A forest of darkness. Ishyamba ry'umwijima. Kuburyo utapfa kujayo. And gangs are there in that forest. Abarara ndetse n'abagizi ba nabi abenshi bari muri karagace kari ra shamba. You can keep searching. Mwebwe mukomeze mushakisha, ariko ikintu kibabaje ushobora gusanga ariho yayobeye. Wumva amagambo sasa. Ati muri rino shamba, nubwo rino shamba ririmwe, atari ko hari igice bakunda kwita ngo ishamba ry'umwijima. Aho hantu hakunze kuba abagizi ba nabi ndetse n'abagome. I'm sorry. waduhaye location. Umwanda waduhaye location, waturangiye ahantu twamubona ko gace. How can I explain? At least you can direct us. Kwereka ko gace basi gateye ubwoba iryo shamba ry'umwijima. Turagusabye. I don't. This is my first time to see this girl. Ni inshuro ya mbere mbonye uyu mukobwa nzahanda ariko sinakwanga kubabwira. Aba bafite agahinda. Mugenzi wabo yabuze. Kurikira unarebe. Yo. Bas. Come on, guys. Mbereza nimero yawe bibaye ngombwa twaguhamagara. Uyaraza afata nimero. I will call on you by the time I will see that girl. Naguhamagara ndamutse ngize icyo mbona. Sawa. Aba bakomeza imbere. Ahantu bagiye ni muri Dark Forest. Ishamba ry'umwijima. Ngo akunze kuba ari abagizi ba nabi. Kurikira unarebe. Filime z'ubwenge zitangira gace. Iyi ni episode ya 2. Kurikira unarebe. Kezo, uriho muramujya muri ishyamba muramura kimuhana. Mwebwe muje gukora iki muri iri shamba? Anko twatuje kugusaba uruhushya nuko twatugiye muri bide y'umwana twigana. Anko tuje kugusaba uruhushya. Tugiye muri bidi y'umwana twigana. Hari umwana twigana ufite anniversaire. Turagusabye. Mvaga kandi. Aho nyumvira. Ese mbere wanyu ari he yari mu rusabo. Mere wanyu yo mu musaburu urusha ari he? Hari mami naho hari. Ndawuhari. Mugiye muri kwa dusore twanga hanze ko. Mugiye muri twa dusore twatundi ndatuzi. Oya ntabwo ari abasore. Ntabwo ari abasore tugiye kureba, tugiye muri bidi y'umwana twigana. Ajye ubungu umva
ute musubira mu rugo musubire mu rugo mugere vuba anko turagusabye enze hano ndavuze mbone murenze mugende ndavuze ngo mbasange mu rugo nibyo bintu mwisize mwabikuyeho ariko mbasange mu rugo nibyo bintu mwishizeho byose mwabikuyeho ntabwo nshaka yuko mugenda abana barabangira umva mbone mugenda simbone mugende mugere vuba abana bari bagiye muri BD iyo umwana bigana abana bacaho bari ariko man kandi nje nabwo haze n'ubundi bimeze nka code nabo sako cyufite uruvugiro bashobora gura n'abandi bameze nka code ugasanga bahise bafatwa ku ngufu shimishe we witonde nubwo tuvukana wabona nawe ngwivuganye kigabo kiri hano nta mutima mwiza gifite niba n'umuryango umwe umuryango uri hano mukanya bateza amahubwo none abana bitajya muri ECD zako zishinzwe umutekano ECD urayizi ko abihinduye si ibintu ndi byatinze bakomeza kuganira ariko nuko bimeze noneho hajemo ECD ahubwo mbwira zikoresha ECD ugenda ujye nani ECD murayizi mwewe kandi wamagaye muri system mukuru ese ubundi urwo runtu ufite neza ubwo runtu wawe ubangatana imbere y'abantu aba batangira gushwana sasa birasa naho bari gusubiranamo we witonde nawe ameze nk'uyu ntabwo wandenza amavi aca bwa ntabwo wandenza amavi aca burage we mutuze ibibazo azanira abantu ubwo ntabwo wabomora ari kubomora ariko mu gihe cyabyo umva ikigoryi ubu ntabwo wabomora ndi byatinze ishamba ni rinini byo aramaraso yira muntu wamenye tugize amahirwe nanuko yabatapfu naravuga ngo yaguye nta ari amaraso y'umuntu wamenye tugize amahirwe ahari nuko uramuntu twasanga atapfuye kumbe sasa bakiri hano dore wa mubyeyi wavuze ngo iri shamba ni irye dore ngarazana umwana w'umukobwa wa mukobwa wafashwe ku ngufu aramuzana icyamufashe ku ngufu kiri hano aba bagize guca sasa kwitegereza babona hari umubyeyi uzanye umwana wafashwe ku ngufu dore ni kiriya mama sinshaka kujayo ndagusabye yo umwana w'umukobwa afite ubwoba afite ubwoba nawe ari wowe wagira ubwoba ako kanya ikigo kimubonye baba nshaka kugenda nawe yese kandi we ugiyesha icara ibikisa mugiye kuvuga umubyeyi avayo afashe umwana w'umukobwa kurikira unarebe icara hasi umukobwa abona ikigo cyamuhemukiye yo ni kiriya afite n'ubwoba hagarara hano umukobwa afite ubwoba hagarara hangaha humura dore n'uriya aramumwereka korode ngwino hano ngwino hano koro garara nta kintu ari bugufi ntabwo uri kunywa ngwino hano wakigoryiwe nze nkwimanurire umugore uri hano ubanza bamutinya ntabwo twari twamenya akazi akora witonda uragenda urasobanukirwa uyu mwana w'umukobwa mukoze ibiki dore ikigo gisasa nta mukobwa wahuye hano nta mukobwa mwahuye wamukoze ibiki hagarara hano rebana nanje wa kigo ryiwe gifite amasoni uyu mwana w'umukobwa wamukoze ibiki gasiya baragikoma ngwino n'aba bose babirebe uyu mwana w'umukobwa wamukoze ibiki n'undi wese uzagerageza gukora nk'ibyo yakoze wamubwiye kuva kare ariko yari yanze kutwumva wumva amagambo kano kandi umugakurikire ntako tutamugize ariko yatugeze iki kigoryi niwe yumvira gusa rimwe dore imigeri rero ntabwo ku Rwanda mva mu maso umugore yarababaye ibaze nka papa na mama bahagaze hano hantu ngwino hano
uyaraza ahamagara babiri abajana ku ruhande koraga kutavugaga kora mu kanwa k'imbirwa aba bari kuganira barasista uzaza kubwiriza kigera mwe dusize umugore ahamagaye abasore babiri abajana ku ruhande sinzi ibyo agiye kubabwira hano ngiye mfite n'ikibazo ntaramuka agiye kubwira ACB abantu bashinzwe umutekano kuna n'abagome umva amagambo ati mfite ikibazo uyu mwana w'umukobwa tugiye kureka naramuka agiye kugenda akabwira abashinzwe umutekano ese batumerera nabi baratumerera nabi ACB ibindi bibazo bikomeye umuryango wose abayobozi niba bizamo birakomera umukobwa atangira gusubira inyuma gake ikintu twakora ufata Claude ngo baramujyana wenyine ni ibibazo niba fata Claude bakamujana nubwo yakoze ikosa ni uwacu niba mujana kumufunga kongera kumubona bizatugora bitekerezeho kibabaje ashaka ko yakubise umuntu hafi no gupfa niba yapfuye ngo niba atapfuye kuba yapfuye ikindi kirenzeho umuntu wari wagaragaje kuza gutabara uyu mukobwa wabonye ko Claude yamukubise ashobora kuba yamwishe cyangwa se akamukorometsa kandi muri leta gukubita no gukorometsa birahanirwa gusimbuka kwa mukozo ntago yanyeganyega utari wazana icyacu ko yafashe ku ngufu ucika ariruka abone n'amahirwe tugize kuba bashije no kugaruka hano ni n'amahirwe kuba uyu mukobwa agarutse muvuze nabyumvise ibintu byose muvuze nabyumvishe umva wa mugore sasa twabonye afite umutima mwiza bashaka n'ikintu mani watwakora kiri seri twabasha gukora agakobwa nicatse kugafasha ariko intungane gashobora kuduteza ibibazo kari agakobwa nari nshatse kugafasha ariko gashobora kuduteza ibibazo umva amagambo y'umugore icyo kintu mumbwiye nicyo kagenda kagahamagara ubuyobozi kahita kujyana mu buyobozi gashobora guhamagara ubuyobozi kandi gahamagaye ubuyobozi byadukoraho ramutse byinjiyemo byawe ngwino hano umukobwa baramuhamagara umukobwa birasa nawe yari ari kubumva sasa ngwino hano ako kanya umukobwa ahita cyawo ahita nyanyura ahita cyawo mu mashamba hani soni gana afite urambonera umukobwa yarirutse yirutse bahita bamufata kazane hano abona kazane hano umva amagambo y'ibigabo kanga kuza yo turimo urapanga ko bigenda gute nabona biza kuza bindukira ndaje mbabwira twabanze kuza umukobwa bamukurayo harya mukobwa wanjije dore wa mugore umva fata agakobwa mugafata mugatware Fabien abakobwa mugende mugakora icyo mushaka cyose nimurangiza do gahunda ni nimurangiza muhite mukica dore wa mugore wagaze uri gukora iki mugende ndavuze ngo haragira n'ikimenyetso gisigara inyuma murambona ikimenyetso na kimwe n'igisigara inyuma murambona dore umugore uri hano mubi cyane umwana w'umukobwa baramutwaye yo yari yizeye ubufasha yizeye uriya mugore yuko aramufasha ariko aramwihindutse iyi ni season ya mbere episode ya kabiri abagabo baragiye batangira gufata ku ngufu ngo umukobwa bagomba gusiga bamwishe kurikira unarebe yo birababaza ibigabo ni ibigome yo umwana w'umukobwa yararize kurikira unarebe nundajaho bigabo ni ibigome yo umukobwa amaze gufatwa ku ngufu n'abagabo barenze 4 kurikira unarebe sinzi niba gihumeka gusa biragoye kumba umukobwa aracyahumeka ibigabo byaramufashe biraza bimunaga mu mwobo twebwe tubonye ari kunyeganyeza agatoki season ya mbere episode 2 umukobwa baramufashe baramunaga
kumbe ni muzima. Umukobwa ni muzima. Bya bindi bavuga igihe cyawe kitaragera ntacapfa kukubaho. Umukobwa baramufashe baramunaga bazi ngo yapfuye, nyuma yo kumufata ku ngufu dore umukobwa ngarongera gahagarara ku maguru ye yombi. Filime z'ubwenge. Mwana w'umukobwa gerageza kuva mu mwobo bari bamunazemo. Imbaraga ni ntazo. Kurikira unarebe. Bamuhemukiye, bamufashe ku ngufu. Kurikira unarebe. Mukobwa agurutse birangaragwa. Urutege ni ndarwo. Utaza gucikana episode ya 2 ya 3 banyita mudasobwa mu gasobanuye komi number 1.